kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se cya munsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi ya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 20 Kamena 2025 kuwa gatanu iragira iti mbese iyo utareba ntunakabakaba. Mbese iyo utareba ntunakabakaba. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo y'149 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana. Turangiza dusome ijambo ry'Imana.
haleluya, haleluya. Urukundo rw'Imana rwagereranywa n'iki bene data? Uyu muririmbyi mu gice cya gatatu aravuga ngo inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi, ngo ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, ntibabimara ntibyakwirwaho, ngo akama inyanja ariyo. Kandi uko ikunda umwana wayo, jye niko inkunda ndakwiriye. Nari umugome nukwima Yesu, wambambirwe ku musaraba, umuwe yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo nukwize mu isi. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 94 murongo wa 14 tugeze kuri 14. Itonge suwe ku 8 tugeze ku 10 haravuga ngo Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. Uwiteka hahirwa umuntu uhana ukamwigishisha amategeko yawe, kugira ngo umuruhure iminsi y'amakuba n'ibyago, kugeza aho abanyabyaha bazacukurirwa ubushya. Kuko Uwiteka atazata ubwoko bwe, kandi atazareka umwandu we. Sura ku 8 aravuga ngo mwaba meze nk'inka mwe bo mu bantu, mwite kuri ibi. Mwabapfu mwe muzagira ubwenge ryari? Yashyizeho ugutwi ntizumva, yaremye ijisho ntizareba, ihanisha amahanga ibihano bizahana, siyo yigisha abantu ubwenge. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo abantu bihandagaza, abantu bakagerageza gushaka uko Imana bayipfobya, baba barimo kwirengagiza, bagahinyura iby'Imana, ngo hari ibyo bemera n'ibyo batemera. Wabasha kwibaza nimba mu byo bavuga baba babanje gutekereza, cyangwa se mu byo Imana yaremye harimo uruhare rwabo, bakaba baheraho bahinyura bimwe mu byo Imana yakoze, cyangwa se mu byanditswe byera. Ngo inyigisho, bamwe bati ni inyigisho z'abazungu badushukisha kugira ngo bakomeze kudukoloniza. Ukibaza uti mbese ubwabo bo izabo bafite niziye? Nubwo umuntu yaba akibaza ati nubwo umuntu yaba atabona cyangwa se atarize, atanajijutse, mbese nta nubwo yabasha no gukabakaba ngo arebe byibuze n'imirimo Imana yakoze, binyuze no muri abo bahanga abajya ku kwezi, bakareba ukuntu Imana yahanze ikirere, ikarema imibumbe itandukanye iri hejuru, ikarema isi, ikarema inyanja. Ibyo byose byagakwiye kutubera icyigisho, abantu bakacira bugufi Imana, ngo byibuze babashe kurebesha amaso n'imitima, ngo maze bashingire no kuri ibyo ngibyo, babashe guhamya ko Imana ifite imbaraga kandi yaremye ibiriho byose nabo ubwabo. Nibarangiza ngo byibuze bahere ko banzure ko Imana iriho, kandi ko n'ibyanditswe byayo byera ari ukuri, nta kinyoma na gito, aho kuvuga ko hari ibyo bemera n'ibyo batemera. Twasomye Zaburi ibice 92:11, haragira hati Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. Imana hari igihe dushaka kuyifata, tukashaka kuyigereranya n'ibitekerezo byacu twibwira by'ubusabusa, by'amafuti, tukibwira ko ahari ko twabasha gukurura muri logike zacu, ngo twibwire ko Imana twabasha kumenya ibyayo, kandi nyamara nta na gito twabasha kumenya ibyayo, kuko tumenyaho igice gito cyane. Ku 8 haragira ati mwaba meze nk'inka mwe bo mu bantu, mwite kuri ibi. Mwabapfu mwe muzagira ubwenge ryari? Yashyizeho ugutwi ntizumva,
yaremye ijisho ntizareba, ihanisha amahanga ibihano ntizahana, siyo yigisha abantu ubwenge. Abantu bakunda kwibeshya ngo bazi ubwenge, kandi nyamara Imana niyo nyir'ubwenge, ni nayo nyirabwo no kumenya, ni nayo ibasha kubigisha kugira ngo babashe kumenya. Bakwiye kuyubaha, abantu bakwiye kubaha Imana muri byose. Salomo arandika ati, umunyacyubahiro ugenda nta n'ubwenge ameze nk'inyamaswa zipfa. Nubwo waba udakijijwe, ntukwiye guhinyura iby'Imana, ntukwiye guhinyura ibyanditswe byera. Nubwo waba warize, nubwo waba ufite doktora, nubwo icyo waba uri cyo cyose, ibyo byose ni ubusa imbere y'Imana. Imirimo y'Imana iragaragaza neza ko ibyo turimo twebwe ubwacu nk'abantu ari ubusa gusa. Ibyanditswe byera tugomba rero kubiha agaciro, kuko nta na kimwe muri ibyo byose twari twigera tugeraho, nta n'ibyo tuteganya kuzagerageza no guhindura, kuko Imana uko yari iri kera na n'uyu munsi niko iri, kandi niko izahoraho iteka ryose. Imana izi ibyo twibwira ko ari iby'ubusa gusa. Jya wibwira ibyayo ku manywa na nijoro, nibwo uzabasha kugira ubwenge nyabwo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye ko ari wowe nyiri ubwenge, ari wowe nyiri kumenya, ari wowe nyiri byose. Udufashe, utubabarire aho duhinyura ibyawe, aho dupinga ibyawe, aho twigira abafite ibyo bazi kandi ntabyo tuzi. Udufashe kandi ukomeze kutwubaka imitima yacu, tubashe kurebesha amaso y'imitima, tumenye ibyo waremye ko ari by'ukuri kandi biriho. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo bisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, Shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Dufuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom.